urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Shalom shalom. Nongeye kuguha ikaze nanone muri wa mwanya mwiza udasanzwe dukurikira urusobe rw'ibiriho, inyigisho ya buri munsi tuyitegurirwa n'umushumba wacu Pastor Kristo ya Kilome. Uyu munsi yaduteguriye inyigisho ivuga ngo Kristo Yesu umusimbura wacu. Mu Bakorinto ba kabiri ibice 5:21 haravuga hati, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Ijambo gusimbuza nubwo ridakoreshwa mu buryo bweruye mu byanditswe, risobanuye ndetse rikavuga neza icyo Yesu yaje gukora. Bivuze gusimbuza ikintu ikindi, cyangwa gusimbuza umuntu uwundi, gufata umwanya wundi cyangwa gushyira umuntu mu mwanya wundi. Yesu nk'umusimbura wacu bivuze ko yaje gufata umwanya wacu kugira ngo dufate umwanya we. Mbega ukuntu ibi bitangaje! Nta muyobozi n'umwe w'idini wigeze akora ibyo, nta n'umwe wigeze akorera undi ibyo, ariko Yesu Kristo yarabikoze. Haleluya. Ndetse n'abahanuzi bahanuye ibi mu isezerano rya kera, bahanuye iby'imibabaro ya Kristo n'ubwiza bwagombaga gukurikiraho. Biri muri Petero wa mbere igice cya 1:11. Urugero, umuhanuzi Yesaya atubwira muri Yesaya ibice 53 duhereye ku 4 tukageza ku 6. Yaravuze ati, nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranuka kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranuka kwacu twese. Haleluya. Umuhanuzi Yesaya yabonye ibi mu iyerekwa mu gihe cye. Byari bitarabaho, nyamara yavuze mu mpitagihe, kubera ko mu bitekerezo by'Imana byari byaramaze kuba. Bibiliya yita Yesu umwana w'intama w'Imana watambwe guhera ku mfatiro z'isi. Haleluya. Itegereze igice gihera cy'umurongo wa 6. Haravuga ngo twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Ibyaha byacu byose byashyizwe kuri Yesu, kandi ibyo ni iby'umuhanuzi yabonye. Iyerekwa rya Mesiya yikoreye ibyaha by'abantu bose. Usomye umurongo wa 8 haravuga hati, guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho. Mu b'igihe cye ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe? Igihe yageragezaga, Yesu araza aricwa urubanza. Igihe cyarageze, Yesu araza acirwa urubanza na Kayafa, yaciriwe urubanza na Pilato, hanyuma baramwica. Bibiliya ivuga ko Uwiteka yishimiye kumushenjagura, bivuze ko ari Imana yamutanze kugira ngo apfe, bityo ubugingo bwe bube igitambo cy'ibyaha. Haleluya.
igitambo cye, umurimo we wo gucungura ni wo watubyaye. Haleluya. Umushumba arasoza agira ati bitekerezeho. Niyo mpamvu tubaho mu izina rye uyu munsi. Twagizwe ugukiranuka kwe, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke ugukiranuka kw'Imana. Haleluya. Tuziga ibiruseho mu nyigisho yacu ikurikira. Tugiye gusengana rino sengesho. Ndajya nsenga maze nawe usubiremo. Data mwiza, ndagushimira kubw'impano yo gukiranuka n'ubuzima bushya nakiriye binyuze mu gitambo cy'inshungu cya Kristo. Mbaho uyu munsi mu kunesha kubw'umurimo we warangiye. Mfite kumenya neza uwo ndiwe muri we. Ngendera mu mucyo w'ukukuri. Ntangaza ubwiza bwe n'ineza yawe ku bisi. Mu izina rya Yesu, amen. Gucengera ijambo turasoma mu Bagalatiya ibice 3 duhereye ku murongo wa 13 tugeze ku wa 14. Twongere dusome muri Petero wa mbere ibice 3 umurongo wa 18. Dusoreze mu Bakorino ba kabiri ibice 8 umurongo wa 9. Imana iguhe umugisha we wakurikiye inyigisho y'uyu munsi. Shalom shalom na hejo. Oh haleluya. Ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu bisi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data ububaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibaho umugisha naho ubutaha.
rusobiro